ikaze bakunzi bacu ba Amateka TV, tubaha ikaze mu gitaramo cy'umugoroba. Daudi kuri mikoro za Amateka TV. Abakunzi badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, inshuti, abavandimwe, abanyamurenge muri rusange, abari muri diaspora mu bihugu bitandukanye, ibihugu by'abaturanyi, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Australia, harimo Canada ndetse n'ibihugu bindi by'Uburayi. Tubaha ikaze mu gitaramo cy'amateka cy'uyu munsi. Igitaramo cy'uyu munsi turagenda tugaruka kandi twibanda ku isinda ry'abahungu 25 batabaye ku ntambara yo ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2020 mu gace ka Gahwera. Intambara zari zibasiye abaturage b'Abanyamurenge, intambara zari zigamije gufata Minembwe cyangwa ikibuga cy'indege centre Minembwe ku yindi nshuro. Kwigeragezwa y'intambara, ubwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge muri gakondo y'Umurenge. Uyu munsi rero mu gitaramo cy'amateka cy'uyu munsi turibanda ku mbaraga z'amateka z'iryo tsinda ry'abahungu 25 bakoze amateka cyangwa bubatse amateka uwo munsi ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2020. Daudi kuri mikoro za Amateka TV. Intambara yatangiye ku minsi 8 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2020, ubwo iyo ntambara cyangwa iyo mirwano yabereye mu nkengero za Minembwe, mu duce dutandukanye cyangwa amarembo atandukanye, imihana itandukanye, ariko irembo byibuze ryaturutsemo umwanzi cyangwa yaduye ninshi mayimayi y'abajenesi benshi mu irembo rya Gahwera. Kaze rero inshuti bakunzi badukurikirana ahatandukanye, itsinda ry'abasore 25 basubije igitero cyari gikomeye inyuma ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2020. Ibintu byo tugenda dukora tuganira, iri tsinda ryasubijeyo amajana y'abajenesi cyangwa inyeshamba zirwanya zikarimbura ubuzima bw'Abanyamurenge muri gakondo y'Umurenge cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire y'Umurenge. Ayo matsinda rero y'inyeshamba akabaterwa inkunga n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse na leta ya Congo, aho abagiye bafatirwa muri iyo mirwano bafatwa n'abaturage bagiye bashimangira bemeza ko bahamagarwa n'igisirikare cyangwa ubuyobozi bw'igisirikare bukorera hano muri Minembwe hagati, bayobowe n'umujenerali witwa Muhima, aho agenda bahamagara buri munsi ababwira amarembo banyuramo, aho bagomba kunyura kugira ngo bagabe ibitero ndetse bafate Minembwe. Wakwibaza impamvu bagomba gufata Minembwe kandi bayirimo, wakwibaza impamvu bagomba gufata Minembwe kandi bagaragara mu nkengero za Minembwe, wakwibaza impamvu bagomba gufata Minembwe kandi babana n'igisirikare kiri muri Minembwe. Ibi ni ibintu abantu benshi bagenda bibazaho iminsi itandukanye cyangwa mu buzima butandukanye. Ese igisirikare cya Kongo cyabagihamagara mayimayi gufata Minembwe kandi bakorana kubera izihe mpamvu? N'urugamba rwa politike, n'inyungu za politike, n'ubushake bwa politike. Twe rubanda rugufi tutapfa kumenya cyangwa tutapfa gusesengura ngo tubashe kubimenya, kubera ko harimo umwijima wa politike utapfa kwinjiramo ngo ubashe kumenya icyo bagamije. Ariko burya umwijima nubwo waba umeze gute, ugomba kugeraho uhagarara umuco nawe ugaha umuco umwanya, ugaha umuco ikibanza. Burya umwijima ntabwo ushobora kwimira umuco ngo wimire burundu. Igihe cy'umwijima kirahari, ariko umuco nawe uri muraza
urimo uraza wegereza kugira ngo nawe uhabwe ikibanza ubashe kuba wagira uruhare muri tekinike rero z'imirwanire cyangwa intambara yo ku minsi 8 y'ukwezi kwa 9 yagejeje ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 iminsi 2 iyo ntambara yamaze mu nkengero za Minembwe hafi y'ikibuga cy'indege cyangwa ya centre ya Minembwe. Biravugwa ko abapanze uru rugamba, turavuga amakuru dushingiye ku bantu bagiye bafatirwa muri uru rugamba kuva ku mwanzi cyangwa abantu bagiye bafatwa amatekwa, amakuru bagiye bavuga. Biravugwa ko bamwe bagiye bavuga ko abapangiye uru rugamba cyangwa ababafashije mu mitegurire y'uru rugamba aribo igisirikare cya leta ya Kongo cyabasabye ko itsinda ry'abantu bamwe rigomba ya mayimayi zimwe zigomba kuje kugaba igitero ku ndondo mu rwego rwo kujijisha abaturage cyangwa twirwaneho kugira ngo ibashe kuba yarangara mu rwego. Abandi batandukanye bari bavuye mu nce zitandukanye bose bazamutse baje gutera Minembwe ku yindi nshuro kugerageza kugira ngo babashe kwifata. Hanyuma rero igitero cyari gifite imbunda za musada zindi cyari cyaturutse za Gahwera, kubera ko Gahwera n'iryo rembo naryo bakekamo abaturage banze kuvamo leta ndetse n'iyo mitwe nyeshamba ikagenda ishimangira ko Gahwera ishobora kuba irimo abaturage basa n'abafite imbaraga mu kwirwanaho. Kubera izo mpamvu n'izindi batanga imbunda za musada zinyura mu irembo rya Gahwera kugira ngo rije kurasa Gahwera ibashe kuba yahita isenyuka uwo munsi. Iki gitero rero imipangire yacu ku minsi biravugwa ko cyapanzwe ku minsi mbere yuko intambara itangira ku minsi 8. Izo nyeshamba zagiye kurangaza abaturage batwirwaneho ku ndondo bagezeyo bagaba igitero, ariko bamaze kugaba icyo gitero cyabaye ku minsi 7 y'ukwezi kwa 9. Ibitero bya Minembwe bihita biba ku minsi 8 kugeza ku minsi 9. Icyo gitero cya ndondo rero cyari uburyo bwo kurangaza abaturage batwirwaneho kugira ngo bataje gutabara ababo bari muri Minembwe, kubera ko twirwaneho itsinda rya twirwaneho rirabarizwa mu cyo hagati ku ndondo. Minembwe irimo abaturage gusa basanzwe bande nibo batewe rero bagerageje kwirwanaho bisa naho bidatanga umusaruro cyangwa batabona imbaraga zo kwitabara mu buryo bumwe n'ubundi, kubera ko batewe igisirikare cya leta kirebera cyari mu birindiro byacu ntacyo kigeze gikora ngo kibgerageze gutabara byibuze abaturage b'Abanyamurenge. Icyo gitero cyo ku ndondo rero cyo kurangaza abo baturage cyangwa itsinda rya twirwaneho ntabwo byahiriye uwo mwanzi wari wagiye mu irembo ryo ku ndondo, kubera ko byaje kuba ngombwa ko abo baturage bamenya ko Minembwe yatewe n'ubwo bari bakubise umurongo wa internet ndetse na telefone ngendanwa. Ariko abaturage baje kumenya amakuru bo batwirwaneho ndetse baza gukora ibishoboka, bohereza itsinda ry'abahungu 25 bava mu Muco hagati baza gutabara. Bahageze ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'2020. Imirwanire y'iri tsinda cyangwa iri tsinda ry'abahungu 25 n'imirwanire y'amateka, nubwo ari amateka y'abadakunzwe, nubwo ari amateka y'abatavugwa ahatandukanye, nubwo ari amateka y'abicwa ntibavuge, nubwo ari amateka y'abicwa ntibavugirwe. Amateka afite ikimenyetso cyo gukomera, amateka afite ikimenyetso cyo kugana mu rundi rwego mu minsi iri imbere idatinze. Itsinda rero ryatwirwaneho rirashirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo, igisirikare cya Kongo ndetse n'imitwe y'inyeshamba zirwanya, zikaba zifite umugambi wo kurimbura ubuzima bw'abaturage b'Abanyamurenge mu gihugu cya Kongo. Aya mateka rero y'imirwanire nubwo bikorwa nabo isi yirengagije, ariko ubu buryo nibaza ko ari amateka ari gutanga icyizere, ari gutanga urumuri rw'icyizere, ari nazo mpamvu cyangwa ari nayo mpamvu bituma igisirikare cya Kongo kigenda gishyira mu majwi iryo tsinda ryatwirwaneho. Ubwo abaturage bamaze guhunga Gahwera rero, umunsi ukurikiye wo ku minsi 9 ubutabazi bumaze kuhagera, barwanye
berekeza ku kibuga cy'indege cya Minembwe ubwo barwaniraga hejuru mu nkengero z'amarango yerekeza ku kibuga cy'indege aho ushobora kurasa byibuze ikompora rikaba ryagera muri centre Minembwe ariko ababanzi bari bafite izo mbunda zose zitandukanye zishobora kuba zarasa amakompora muri Minembwe hagati cyangwa muri centre Minembwe ariko bari bafite bagenzi babo ntago bigeze bakoresha ubwo buryo bwo kuhatera amakompora cyangwa kurasa imbunda zindi zikomeye kandi bari bazifite ariko icyo barwanaga nacyo cyangwa icyo bashakaga byibuze gukura mu nzira n'umuturage w'umunyamurenge wari muri ako gace kumukorera ubwicanyi ndetse no gukomeza bakataza kugira ngo bafate Minembwe byumvikane ko byibuze bafashe Minembwe. Abo baturage iryo tsinda rimaze kuhagera rero byabaye nko guhumbya no guhumura cyangwa umukino w'abana barashe ayo magana y'abanzi kuva mu masaha make cyane baramaze kubakura muri izo nkengero za Minembwe ndetse babambusa ganje aherekeza mu Ibumba aho ni mu gace ka Rurenge cyane ni kure na Gahwera. Iyi ni intambara imwe mu ntambara z'amateka zimaze kuba muri Genocide iri gukorerwa Abanyamurenge mu rugamba rw'iminsi itandukanye urugamba rwo ku minsi 9 y'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020 ubwo itsinda ry'abasore 25 ryubatse amateka muri gakondo y'Umurenge. Biragenda rero bisunika umwijima w'icuraburindi wanze guca ndetse turimo turagira mu gicuku cyanyuma kugira ngo tubashe kugera mu muco. Iri tsinda rero ryagaragaje icyizere cyuko tugiye kuva mu mwijima cyangwa icyizere byibuze ko natwe dushobora gukinira mu kibuga kirimo umuco, icyizere byibuze kigaragaza ikigero cy'uburyo turengana n'uburyo turengana nubwo igihugu cya Kongo leta ya Kongo bagenda bishingikiriza ingingo idasobanutse abagenda bishingikiriza ingingo isa n'iy'abapfu bavuga ko ntawe uburana n'umuhamba ariko habayemo kwibesha niko bisa naho bigaragara. Impamvu ari ingingo y'abapfu nuko ubu bahamba adahambika bagerageje inshuro nyinshi bagerageje imyaka myinshi ariko bigasa naho nta musaruro bitanga nubwo banze kuva kwizima. Burya ntabwo ushobora kwica umubyeyi ufite abana mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu by'abaturanyi Burundi, Uganda, Rwanda, Kenya ndetse n'ahandi warangiza ukagerageza byibuze guhisha abo bana be ko uri kubikira ababyeyi. Burya bitaniye no gutwika inzu gahisha umwotsi aho byibuze bagerageza gukupa umurongo wa telefone umurongo wa internet ariko umusaruro nanone ugasanga ntibageze ku musaruro ku gihe babigenye cyangwa umusaruro ntibaboneye igihe babigeneye. Birahagije kugeza ku rwego abaturage b'Abanyamurenge bicwa hakoreshejwe ubwicanyi bwateguwe. Abantu bitera hejuru bakaduhumuriza. Ese ihumure ryo kwica rigira umumaro bwoko ki? Burya rero guhindura amateka nshuti bavandimwe n'icyemezo kiva mu kwanga amateka mabi bigahinduka imbaruso yo kugana mu rundi rwego cyangwa gutera intambwe uva mu buzima runaka cyane cyane ubuzima utarushaka cyangwa ubuzima rubayemo usa n'uwarubuze ukwagira cyangwa ubuzima bwo kububamo ubura iyo uje cyangwa ubura iyo werekera udafite icyerekezo. Intambara rero usanga abantu batandukanye barahatandukanye mu bihugu bitandukanye cyangwa muri Kongo muri rusange usanga benshi bagenda bayita amazina atandukanye bitewe n'inyungu bafite mu gihugu cya Kongo cyangwa inyungu bafite atandukanye ugasanga baragenda bagoreka izina ry'intambara bagenda bayitirira ubundi buryo mu rwego rwo kurengera inyungu zabo runaka ariko iyi ntambara ni Genocide yateguwe na leta ya Kongo n'igisirikare cya Kongo. Dushingiye ku bimenyetso by'abagiye bafatirwa mu rugamba n'abaturage birwanaho bagenda bashimangira bavuga ko bahawe inshingano zo kwica no kurimbura Abanyamurenge muri gakondo y'Umurenge cyangwa mu misozi miremire y'Umurenge. Ikibuga kiberamo intambara rero haba gutsindwa haba gutsinda haba no guhagarika imirwano cyangwa guhagarika intambara. Gutsinda bisobanura kwambuka mu ntera yindi mibereho y'ubuzima bw'iterambere cyangwa kuva mu rwego mwarimo mukagana mu rundi rwego aho mushobora byibuze kumva ko aho muri byibuze cyangwa intera cyangwa intambwe mwateye byibuze iruta aho muvuye. Gutsindwa rero no gukorerwa ubwicanyi cyangwa kubica kubarembura hanyuma abanzi bakishima hejuru y'iyo migambi yakozwe cyangwa y'ubwo bwicanyi bwakozwe imbere y'amaso ya rubanda biciye.
guhagarika intambara rero kwiha ikiruhuko bisobanuye kwiha ikiruhuko cyangwa gucura no kunonosora imigambi bundi butanga busha y'ubwicanyi bukorerwa abo baturage kubera ko ibi nibwo buzima twatumenyereye twe mu gihugu cya Kongo. Intambara zirahagarikwa ntabwo tubona ubutsinzi cyangwa ngo dutsinde cyangwa ngo dutsindwe. Ikigenda gikorwa inshuro nyinshi no guhagarika ugasanga banyujijemo pause yo kongera gutegura indi migambi butanga busha. Reka tugane ku musozo abakunzi ba Imirwanire y Amateka TV badukurikirana mu bihugu bitandukanye ahatandukanye. Tubashimire abagenda bakurikirana ibiganiro cyangwa amakuru atandukanye Imirwanire y Amateka TV. Reka tugane ku musozo tubashimira cyane ndetse simama kwa Yesu kwa miguu miwili, takanyaga shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, amenitashinda kama alivyoshinda. Kisimama kwa Yesu kwa miguu miwili, takanyaga shida na matatizo. Nasikia mimi nimetosheka, Bwana Yesu Tonight